mu ntambara zose twumva tubona turi kuri isi tugomba kuba nka Daniyeli uvuga ati numvise itangazo ko bari bwica abanyabwenge bose hatari ko habaye iki umwami yabaye iki mwamunjyaniye nkamuvugisha mu munsi 2 iminsi 3 gusa yo gusenga ubundi Imana yacu igira ikibivugaho nuko abantu bagomye kuba bariho nta kuvuga ngo byacitse byacikanye abapagani ariko wowe ufite amakuru y'ukuntu n'impamvu yabyo yego no gukoresha abantu benshi ngo bapfe na Yesu apfiremo ni ukuvuga ngo muri icyo mu mvugo y'ubuhanuzi iyo bavuze abantu benshi iyo bavuze amazi menshi bisobanuye abantu benshi ni abantu benshi birakomeza bakagira no mu mvugo nziza igenda ikazagira no mu byahishuwe nanone kuvuga ngo mbona abantu bameze nk'inyanja y'ibirahuri ariko ntabwo babiha agaciro wakomeza kuvuga ngo mfite ubwenge ndatekereza ntabwo ari ngombwa ngo fate Bibiliya ibi ni abazungu batuzaniye ntabwo abazungu batekereje ibi ngibi ngo bigiye bisohora batakiriho babyandika imyaka myinshi bibe nk'uko babivuze 100%. Reka dutangire tubasuza inshuti zacu kandi inshuti zibambe Infone Twaka tubaha ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi aho twigira hamwe ibijyanye n'ubuhanuzi nk'uko mubimenyereye mwarimu Ruti aradufasha mwarimu muraho neza murakomeye yego tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi turabashimiye yego nk'uko bisanzwe rero dusanzwe dukurikira ikiganiro gifite aho gihuriye n'ubuhanuzi tubifashijwemo na mwarimu Ruti n'uyu munsi agiye kutuganiriza ntago ndi buvuga ibyo agiye kutuganiriza araza kubitwibwirira ariko ndatekereza ko abantu mwakurikiye ibiganiro bishize hari uburyo mwagiye mwungukamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi nanjye narungutse hari ibyo numvishe ntarinzi ndetse numva binansunikira gusoma cyane Bibiliya n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi urumva ko kwiga ubuhanuzi hari ikintu bigufasha tubahaye ikaze rero uyu munsi murakoze tugiye kuganira ku mpinduka zabaye mu kuyobora isi zikomeye aho ubwami bubiri bwayoboye isi bwa mbere bwari ubwo muri Aziya ubu tugiye rero mu Burayi ubwami bwa mbere bw'abami bwafashe ingoma bugakuraho abanya-Aziya n'Abagiriki mu nzozi z'umwami Nebukadinezari umwami wa Babuloni hariho Iraq nk'uko twabivuze yabonye yuko igice cy'umuntu umutwe ari zahabu ari we cyangwa se ubwami bwe nubwo bwasoreje kuri Belishazari noneho Belishazari asimburwa n'ubwami bw'amaboko abiri amaboko abiri kumwe kuba kuri hejuru y'ukundi bivuze ngo Abamedi n'Abaperesi ariko Abaperesi nibo bafashe umwanya kuko n'inzozi nako na cya kiganza cyanditse ku rukuta kivuga ngo buhaba Abaperesi baba Uparsini ntago haje Medi haje Parsini Peresi nibo bari bafite imbaraga niyo tugiye muri Daniel igice cya 7 ukabona ahantu hari inyamaswa enye inyamaswa ya kabiri nayo iza ifite amaguru abiri kumwe ari kurekure ku kundi uvuga ngo kurekure niko kugaragaza uwo Peresi no muri Daniel igice cya 8 imfizi y'ihene iza imfizi y'intama ifite amahembe abiri hari ukurekure kukurekure rero niki niko kugaragaza abaruta abandi ni kuvuga ngo ubuhanuzi bwisubiyemo inshuro 3 zose kugira ngo bukomeze gusobanura ikintu kimwe rero bigeze ku gice cya 3 ni umuringa ni inda n'ibibero inda n'ibibero mu nzozi za Nebukadinezari mu gihe muri Daniel 7 inyamaswa ya mbere yari intare ni umutwe w'izahabu inyamaswa ya kabiri ni idubu ifite igahurana n'amaboko abiri y'umuringa ya feza noneho inyamaswa ya gatatu ni ingwe ifite amababa 4 ku mugongo kandi ifite imitwe 4
yego bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga umuvuduko w'amababane ni umuvuduko werekeza mu birere bine by'isi, ni ukuvuga ngo yafashe isi yose. yego intambara yakozwe na Alexandre ukomeye, Alexander the Great cyangwa se le Grand, Alexandre le Grand, kandi akaba yarayifashe mu gihe gito kuruta abandi bantu bose. Niwo wa muvuduko, niyo mpamvu hari amababa, kandi akerekeza mu birere bine ababa ane. uwo Alexander the Great yafashe igihugu vuba nk'umuntu wihutaga mu ntambara, isi yose iramumenya, kandi akora ibikomeye byinshi tugiye kuvugaho. yego icya mbere yakoze gikomeye ni uko yagize amahirwe yo gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. yagiye kureba abisirayeli arababwira ati kuki mutamfashije kurwana intambara? ati twebwe twafasha dute uw'Imana yafashije? Imana niyahe cyane ko yaragiye kubica agasanga bo bamwiteguye bari kumwakira, ate nta n'ubwenge mugira. mwe muranyakira aho kumfasha mu ntambara, munyakire nje kubaryoza ibyo mutankoreye. bamwereka igitabo cya Daniyeli uko bisobanuka ukuntu azafate, aramumirwa. ingaruka nziza yabyo ni iyihe? ni uko yafashe isi akatuma Bibiliya isobanurwa. yego uyu munsi iyo ushaka kuvuga ngo mbese isezerano rishya riri mu ruhe rurimi ruri original, rusanga mu Kigiriki. yatanze umusanzu mu kubisobanura. yego ikibabaje ni uko yapfuye vuba, kuko muri kwa gukomeza k'ubwami muzi ko ibyabaye i Babuloni ariyo byabaye no muri Bamedi na Peresi, nabo bashatse yuko abantu bapfukamira ibigirwamana. bigeze kuri Alexandre ukomeye, ntabwo ibigirwamana byashizemo. turaza gusanga uwitwa Diane, turaza gusanga uwitwa Zeus, cyangwa se bamwe ibyo bita ngo Zeus, ariko buri ni Zeus. Zeus rero niyo twabona ikigirwamana gikomeye kuruta ibindi. yego biriya bindi byose bya Eros byaki byose byabaga ari ibigirwamana bishingiye ku myizerere yabo, none bakagira ngo ihuriro ry'ibigirwamana. icyo kera mu ba Israel bitaga Balimu. Bali yabaga ari n'Imana imwe, ariko byaba ibigirwamana byinshi yitwa Balimu. icyo bita rero ngo Pantheos. ari nabyo tuvuga ko umurage w'Ubugereki ugera mu isi ya none, kuko ikintu cyose ushatse kuvuga mu Cyongereza, mu Gifaransa, byinshi iby'ubumenyi, iby'ubuvumbuzi, imibare, usanga bikoresha Ikigireki. Alpha, beta, gamma kugera kuri omega, kugeza naho nabiriye bivuga ngo Imana ni alpha na omega. bivuze ngo ni uwa mbere n'uwa nyuma uheruka. ubushakashatsi bw'uyu munsi, amategeko y'uyu munsi akora akurikije amategeko y'Abagiriki n'Abaromani. ariko ikindi kirimo ni amajanja y'umuringa yongeye kuvugwa mu nyamaswa ya kane itahita igaragara aka kanya, ariko ibi gisanze mu byahishuwe uza kubona ko kwagusira ibanga kuzakoreshwa amajanja y'umuringa. bivuga ngo umuringa urashushanya iki? bwa bwenge bwabo, ibita ubucurabwenge. ubucurabwenge cyangwa se gukunda ubumenyi. Pawulo yaravuze ngo abisirayeli bashaka ibimenyetso, ariko Abagiriki bashaka ubumenyi. mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 22 kuvuga ngo gukunda ubumenyi niyo bita filozofi, ubucurabwenge bw'imitekerereze. uyu munsi abantu bagomba kwitondera ubumenyi bwinshi, science, amateka, gushidikanya, kuko bigisha abantu gushidikanya ku bintu byose. byo kuvuga ngo skepticism, noneho bakazamo n'ubucukumbuzi bwo kutemera Imana, atheism. haza byinshi byanduje isi ya none, kugeza igihe na Paulo agiye kwigisha yagerageje kuvuga ati okay, ndabona ko ahangaha mufite ibigirwamana byinshi, none mbonye n'inzu y'ikigirwamana kitazwi. icyo ni cyo nje kubigisha. ashaka gukoresha ubucurabwenge mu kwigisha Imana, birangira nabi, kuko yavuze ngo Imana y'umuzuko, kandi umuzuko batawemera. nibwo yavuze ati okay, kunyura ku bucukumbuzi ngo nigishe Imana ntibishoboka, ahubwo nzigisha umusaraba wa Yesu uko yatubambiwe. ibi icyo bitwigisha ni ukuvuga ngo ubyavumbuwe mu gihe cya Alexandre ukomeye birimo ubushakashatsi bwinshi, ubumenyi bwinshi, ubuvumbuzi bwinshi,
ariko bisiga isi idatunganye. Kubera iki? Kubera yuko ubwenge bwacu bufite aho bugarukira. Kandi Alexandre ukomeye yapfuye ate? Yapfuye anywa inzoga nyinshi, agafata n'abajenero be akabigisha kunywa inzoga nyinshi. Uko yafashwe n'umuriro mwinshi niko yapfuye. Yego. Ya mitwe ine ni abajenerali 4 bamusimbuye abo yari afite, ako ntibitoyemo umwami. Bakomeje kuyobora kugeza igihe ya mfizi y'ihene yaje kubakuriraho ari bo Baroma. Ibyo byose bikaba byarahanuwe, byaranditswe noneho n'uwabihabanuye atakiriho. Ari igice cya kabiri cya Daniyeli. Umwami Nebukadinezari yarapfuye, yarasimbuwe n'abandi ba Nebopolosari kugera kuri Berushazari ariyo wa nyuma. Yego. Haza Abamedi n'Abaperesi bavaho, ariko ibyo yavuze birakomeza. Bivuga ngo ijambo ry'Imana ryo uko ryavuzwe riza ari kwa kundi, ntawarivuguruza nta n'uwahindura ibihe. Ahubwo iyo ibintu bihinduka tugomba gusobanukirwa ngo bije bite, birangira bite, twebwe turibonamo dute nk'abantu bizera Imana. Noneho dukwiriye kwizera ijambo ry'Imana tudashingiye ku bushakashatsi bw'ibidukikije, tudashingiye ku mitekerereze. Abantu bafite imitekerereze myinshi, ntabwo wamenya uzakuyobora neza uwo ari wo, ahubwo ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Nawe iyo atanywa inzoga atyo akamenya iby'isindisha yarategetse igihe kirekire. Kandi izo nzoga nizo zakoreshejwe mu kunywesha ibikombe n'abamusimbuye nawe. Yego. Ni ukuvuga ngo ibibi birakomeza bigakomeza. Kandi dusanze ko ahangaha iyo tuvuze ngo ni igihe cy'umuringa, yari yambaye ingofero y'umuringa. Bibiliya ivuga ibintu bizajya ari ibimenyetso. Niyo yavuze ngo intare ni ikimenyetso cy'ubwami n'ubundi bwa Babiloni, aribwo bw'aba Iraq. Yagera ku muringa ugasanga koko ingofero yaje afite n'ibimurinda byari bikoze mu muringa, kugira ngo mu buryo atigeze abitekerezaho, mu buryo atanabizi, nta wamuhaye amakuru ku bwami bwe bufitanye isano n'umuringa. Ni nk'ukuntu we yasimbuye Kuro imyaka 150 yavuzwe ngo dore nohereje umugaragu wanjye Kuro ngo uzatanga uburenganzira bwo gusana Yerusalemu. Yego. Umugore akabyara n'umugabo akita umwana Kuro, batazi ko ari we Kuro uzaza. Ibyanditswe byaga bifitwe n'Abisirayeli. Yego. Bo bakamwita Abamedi. Umwana akazakura yitwa Kuro, akazaba umwami binagoranye, atari wo mu muryango w'umwami mu bigaragara, kwa kuvuga ngo umwana byaye umwana umuhungu we, ahubwo akava handi, birangira abaye umwami. Kandi uwo mwami igihe kiragera basomye baramubwira bati ko tubona ko ari wowe wavuzwe uzatwemera gusana urusengero. Akabona izina rye muri Bibiliya ati kandi ko ari wowe Kuro. Atanga uburenganzira Ezira na Nehemiya bajya gusana inkike za Yerusalemu. Ubuhanuzi bw'Imana buratangaje. Rero no kuvuga ngo mu isi tunyuramo, iyi miyaga yazanye inyamaswa enye. Yego. Kuki ubuhanuzi bwisubiyemo? Ni ikintu bita ngo mu kwigisha hari imyigishirize bita ngo recapitulation. Ni ugusubira mu byo wavuze ariko ukabivuga mu bundi buryo, kandi bukazana ibishya batari bazi. Kuvuga ngo umuntu ashobora kwibeshya ko muri iyi minsi turimo hari abandi bantu bazakomera kuruta Abaroma, sibyo? Ibihugu bigashaka ubuhangange, bati tuzasimbura bariho tubarute. Sibyo? N'abandi bariho iminsi bakavuga ariko ngo umuntu Bushinwa bukomeye, no umuntu Burusiya bukomeye, ngo Korea bwirakomeye, ngo wasanga hari abazaruta ngo iki? Abaroma. Kwibeshya gukomeye. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ubwo hari mushaka gufata ibirenge mukabikura ku maguru da, ntimumenye yuko icyuma cyakomejemo, ntimubone ko icyuma kiruta ibumba. Reka mbahe inyamaswa nyene no umenye ko nta bwami bwa gatanu buzabaho uretse ubwanjye. Inyamaswa ziza arenye gusa kugira ngo byumvikane, ariko no mu nyandiko hadi baravuga ngo mbona abandi, ariko ntago byageze ku mano ngo bive ngo mbona abandi, ahubwo baravuze ngo burigabanya, burivanga. Ni bwa bundi. Ariko bigeze kuri icyo kintu rero, ubwami buza bute bwo kwisi? Imbaraga zo gukomera ziva he? Ngo mbona imiyaga ine, hakabanza hakaza inyamaswa mbere ivuye mu hehe? Mu nyanja. Bivuze iki?
ni intambara niyo miyaga. Noneho amazi inyamaswa iva mu mazi ikava mu mazi ya mbere ikaza ari intare, hakaza iva ya kabiri ivuye mu mazi ikaza ari idubu. Ayo mazi ni ayahe? Ni ahantu hatuwe n'abantu benshi, aricyo bujya bwita uyu munsi ngo demos kratos, ubutegetsi bw'abaturage benshi, demokarasi. Abo bantu benshi niyo mazi. Nibyo uzagera mu byaheshuka ukavuga ngo inyamaswa ivuye mu mazi ivuye mu bantu benshi, indi ivuye ku butaka ivuye ahatari abantu. Aho ku butaka ho ubutaka ni ukuvuga ngo ahantu hadatuwe hatari abantu benshi. nta repubulika ihari tugereranyije aho h'amazi menshi ko ari demokarasi. Aho amazi menshi niyo mpamvu twavuze ngo Aziya yakuweho n'abanyaburayi, nubwo nabo bari benshi, ariko uburayi nabwo kuva mu mazi ni ukuvuga ngo ni abantu benshi hatuwe, niho hari hatuwe cyane mu buryo bwa kabiri. Ariko mu byashu 13 ho iyo bavuze ko kuva mu mazi ni ukuva nyine mu bantu benshi. Niho ubwami bwa kane tuzavuga buzaba buturutse, ariko bukazakoresha ubuvuye ku butaka aribwo Amerika, kuko ariho basanze abantu ari bake igihe bahavumburaga. Ntago bahavumbuye ngo bavumbuye ubutaka, ko basanze abantu. Tutakoresha imvugo y'amateka isetsa ngo twavumbuye ahantu tuhasanga abantu. Nose ubwo nimwe mwahavumbuye abo bantu se wa mugani. Amateka avuga imvugo y'ubugoryi idakwiriye gukoreshwa n'abakristo cyane. Ihakana Imana ikavuga ubugoryi ngo twavumbuye ahantu tuhasanga abantu. None se mwebwe nabo ni bande bahavumbuye? Nabahabonye, nabahatuye. Okay, ariko ni ukuvuga ngo ubutaka nka Amerika ni ahantu haratuwe n'abantu bake bafite uruhu rujya kuba nk'urw'Abahinde, kuko batari bazi abandi bantu, bakavuga ngo ni Abanyamerika, ngo ariko ngo b'Abahinde, kuko batazi ukundi babita. Bahatura buhoro buhoro, baza kuzandika ahantu hakomeye, ariyo nyamaswa izaba ivuye hehe? Mu butaka. Iyi nyamaswa iva mu mazi niyo tuziga ubutaha, niyo nyamaswa ya nyuma. Ariko izi zose zivuye mu ntambara, niyo miyaga, kandi ikavanamo abantu benshi. Kera ukuntu barwanaga ntabwo ari nk'ubu ngubu bakoresha tekinoloji. Ni ukumvikana, duhurire mu kibaya twese n'inkota, turwana banesha abandi, ubwo barabatsinda. Ubwo rero ubwinshi bwabo nibwo bwakoraga nk'amazi menshi. Ni ukuvuga ngo Satani azacira amazi ngo ahitane iki? Ahitane umwana uvutse. Nabyo tuzasanga ko ni ugukoresha abantu benshi ngo bapfe na Yesu apfiremo. Ni ukuvuga ngo muri icyo mu mvugo y'ubuhanuzi, iyo bavuze abantu benshi, iyo bavuze amazi menshi bisobanuye abantu benshi. Ni abantu benshi. Birakomeza bakagira no mu mvugo nziza, igenda ikazagira no mu byashuwe nanone kuvuga ngo mbona abantu bameze nk'inyanja y'ibirahuri. Yego, ntabwo ari inyanja, ni abantu barabagirana. aho ngaho noneho byari bisobanutse, nabwo bizaba bisobanutse cyane. nicyo cya kindi bivuga ngo bazaba bameze nk'inyanja irabagirana igezete nako y'ibirahuri. Ni abantu benshi bazaba bakijijwe, kuko hariho umugabane wa mbere witwa ngo abantu 144, ariko hakaba abandi batabarika inyanja. Umuringa rero urakomeza utwigisha ibintu byinshi, ariko ukuvuga ngo bari abantu bizeraga iby'inyenyeri ba Zoroaster, iryo dini riracyariho uyu munsi. Baba Medi ni agace kamwe ka Babiloni kakomejeje mu Baperesi. Abamedi bakara agace ka Syria kajya gufatanya nabo, bazana nibo bantu bari bafite iyobokamana ry'ibigirwamana, barikomezanya matyo. N'uyu munsi rero usanga abantu bavuga abantu ngo ni ba Apollo. Ibi byose ni iki? Ni ibigirwamana byakomeje, kuko ntabwo abantu bigeze bemera Imana ya Isirayeli kugeza naho bimenyekaniye mu ngoma izaza cyane, ariko ntabwo babiha agaciro. Bakomeza kuvuga ngo mfite ubwenge, ndatekereza. Ntabwo ari ngombwa ngo fate Bibiliya, ibi ni by'abazungu batuzaniye. Ntabwo abazungu batekereje ibi ngibi ngo bigiye bisohora batakiriho, babyandika imyaka myinshi, bibe nk'uko babivuze 100%. Imitwe ine, abajenerali 4 bitwa Abalusimakus, bitwa bayoboye kugera no muri Egypt.
Afurika ntabwo yari yasigaye icyo gihe, nayo yari mu bwami bwari buriho. Ese muri ibyo bihe byo gusohora bw'ubu buhanuzi bwose twagiye tubona uko ubwami bwagiye busimburana, nta muntu nibura wari warigeze asoma aya mateka y'ubu buhanuzi ngo abe yumva akeneye kuvuguruza ibyo byahanuwe nyine? Ikintu kijya kihaba nk'uko ijambo ry'Imana ritashoboye gushya nubwo abantu baryifuza ko rishya burundu, ariko hakomeje kujya habaho abasoma bakibutsa ubwami buriho, bagasoma bakibutsa ubwami buriho. Ijambo ry'Imana ngo ushobora kugerageza kurihindura, ariko nta hantu byavuze ngo warikuraho burundu, kuko rivuyeho burundu isi yaba yabirindutse. Ahubwo abantu b'Imana urumva nk'uko Daniel yabaga ari i Babuloni, mu Bamedi n'Abaperesi naho haje Ezira na Nehemiya. Esiteri niho yakuriye, niho yarokoreye Isirayeli. Bigeze kuri Alexandre Ukomeye bamwereka igitabo cya Daniel, burakwira. Yesu avuka ubutumwa ibitabo bihari, kugira ngo inkuru irusheho gukwira byarabanje kugira gute kuboneka. Urumva ko igihe cyose habayeho abantu b'Imana bo guhagarara bagarura ibyanditse babigaragaza. Ari nacyo dushinzwe natwe mu bihe byose turimo, nubwo dusigaje igihe gito kuri iyi si ugereranije n'icyashize. Natwe ubwacu tukaba tutaramba igihe kinini, kuko ntabwo tuzamara imyaka iretse 200, kuko 100 yo iremewe. Babandi bavugaga ngo nta myaka 100 bagiye babona ko bishoboka, harajya bayigeza 120. Ariko ni nayo twabwiwe ko umwuka w'Imana atazahora aruhanya n'abantu bakazarama imyaka 120. Ariko igihe hari nuko ibi byose byavuzwe bigomba gukomeza kutwigisha. Uyu munsi abantu bita abacurabwenge, bakita abanyabwenge. Ubwenge butemera ijambo ry'Imana n'ubu ngubu bwishe Alexandre Ukomeye, n'ubu ngubu bwishe Belshazzari, n'ubu bwishe abantu bose. Umuntu ushaka kuramba akwiriye kubaho azi ijambo ry'Imana, ahubwo rikamufasha kuyoborana ubwenge nk'ubwa Salomo. Kandi bwaratanzwe, Bibiliya irahari. Ni nayo mpamvu uruhande rumwe baravuga ngo ntabwo bemera Bibiliya, kandi wajya mu bucamanza ugasanga amategeko bakoresha baranditse ngo imwe mu masoko y'amategeko ni Bibiliya. Ahantu hose biga barabivuga. Ugasanga rero ni ukwivuguruza kudafite n'impamvu. Ubundi uriyemera kutiremye, watuje ukemera Imana ikagufasha kugira ubwenge bukugeza ku bintu byiza. Rero iyi si ikeneye abanyabwenge bunganira abantu, bacukumbura, bakora ibyiza, ariko bakora ibyiza by'iterambere, ariko bazi n'igihe cyabo, bazi kubara n'iminsi yabo, bagakora ibyiza kandi ntibakenyuke nka Alexandre Ukomeye, noneho bakafasha isi koko mu buryo burambye. Ni nabwo butumwa twatanga uyu munsi, ni ukumenya ko Imana yagenzuye amateka yose, nizi n'amateka yacu, kandi kugira ngo tubicemo neza ni ukugendana nayo. Wenda tutarasoza ndagira ngo mbabaze mwarimu Ruti, turabibona ko Imana yagiye itanga uburyo ubuyobozi buzajya bugenda bukurikirana. Twanabibonye ko nta buyobozi buriho nyuma ya Roma. Nyuma ya Roma nta buyobozi buriho. Bivuze ngo Imana yatanze amakuru kugeza ku iherezo ry'isi. Yego, kuko yavuze ngo nyuma y'ibyo haza ibuye riturutse hejuru, ritarekuwe n'ikiganza cy'umuntu, riraza rikubita kuri bya birenge, ariko ntibyakubita ibirenge ngo bisenyuke, noneho amaguru asigare, wa mugani igihimba gisigare n'umutwe, ahubwo byose biratumuka. Bivuze ngo ingoma y'abantu yose hitishiraho. Ari nayo mpamvu kwa gukura kw'iryo buye rikagenda rikuzura isi yose, byakanze Nebukadineza, agira trauma ituma yibagirwa ibyo yarose. Yabonye iryo buye rikura rigenda rikura. Akamaro k'inzozi n'ukuntu yazibagiwe, ati nimutabivuga ndabica. Niko ubutegetsi bukeneye abanyabwenge b'Imana bo kubwira ngo mutuze, Imana niyo yavuze gutya. Iyo bataye umutwe bashaka nabo igisubizo. Ikibazo rero nuko bavuga ngo byacitse, nawe w'umukristo ngo byacitse, nawe ukirukanka kandi ufite amakuru, kandi wagombye kufite amakuru. Niba utayafite yashake. Turabasuje cyane rwose abari mu rugaga rw'urubyiruko rw'Abadiventiste, usibye ko nabonye ko n'abatari urubyiruko nabo barimo. Nabonye harimo abasaza n'abakecuru. Hari ibyiciro byinshi bya jiya, hari abakuze, kandi umuntu wabaye muri jiya rero
ni itorero nk'uko uvuga ngo itorero ry'igihugu. yego nta hantu agera ngo avuge ngo njye sinkiyikunda, yego ahubwo niyo yaba ashaje cyangwa akicuye yego arareba akavuga ati nanjye uwo munsi niba bajya mu ngano nzambara ya mpuzankano yanjye yego mbe hafi yabo. icyo navugaga rero, hari indirimbo kera baririmbaga ngo birababaje ngo gutaha utoze kandi waje ku iriba. Birababaje rero natwe kuba ibintu bitugeraho bidutunguye kandi dufite ibyanditswe byera bigenda bitubwira igikurikiyeho, ubwo iki kibaye igikurikiyeho ni iki ngiki. Ugasanga ahubwo bamwe muri twe dufite ubwoba, ese noneho biragenda bite? Nigeze numva amakuru ko mu minsi yashize mu 2000 hariho abantu bifungiranye ahantu ngo Yesu araza, abandi barara ku misozi bategereje Yesu. Birashoboka ko hari n'abadivantiste bari muri ibyo bigari kuri stade bagiye muri stade bategereje ko stade Amahoro computer zihagarara zose wasanga barimo. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntawe uzi umunsi n'igihe. bibabaje kubona umuntu nyine uri mu bitwa ko basigaye utegereje kugaruka kwa Yesu, cyangwa se umuntu witwa umucyo kuri iyi si, umwizera, ibintu biba akavuga ngo nanjye simbizi. Ni ikibazo. Ni ikibazo. Urumva ko dufite umukoro munini wo kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa, ntidusome duca hejuru. Mu ntambara zose twumva tubona turi kuri iyi si, tugomba kuba nka Daniyeli uvuga ati numvise itangazo ko bari bwica abanyabwenge bose, hatari ko habaye iki? Umwami yabaye iki? Mwamunjyaniye nkamuvugisha mu munsi 2 iminsi 3 gusa yo gusenga, ubundi Imana yacu igira ikibivugaho. Nuko abantu bagomye kuba bariho, nta kuvuga ngo byacitse byacikanye abapagani. Ariko wowe ufite amakuru y'uko ibintu n'impamvu yabyo. Yego. Urumva rero kuba umuntu w'Imana rwose, kuba uhabwa amakuru n'Imana ni ikintu kiza cyane. Tureke kubyigomwa kuko Imana yarabitwandikiye, irabitugenera ngo tubimenye. Rero uko tumenya ijambo ry'Imana, uko tumenya ubuhanuzi, tugenda tumenya naho iminsi igeze. Ijambo ry'Imana hari aho banditse ngo twigishe kubara iminsi kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Kandi ahangaha muri ibitabo by'igice cya 8 ukazagera no ku 10 na 11 byanditsemo 100% ijambo Bugiriki, nkuko wanditse ku ngoma y'umwami wa Nebukadinezari wa Babuloni, bakandika ati mwami w'Uperesi. Biranditse ahubwo abantu bakwiye kuba basoma. Ubundi aba bacurabwenge ba mbere, nubwo twavuze ngo hari igihe bigisha bitari byo, ariko barafite akandi kantu keza, baracukumburaga. Yego. Ugasanga asomye Bibiliya yose arayimaze, afashe n'ibindi akazajya abikoraho, ariko nabyo abizi. Yego. Iyi munsi usanga umuntu ashobora kubaza ibintu byinshi uretse Bibiliya. Bibiliya yarayishyize ku ruhande. Ibintu byinshi uretse Bibiliya. Ni ikibazo gikomeye. Umva, ni ikibazo gikomeye ko nagiye nsanga n'abahanga, abo twita abahanga cyane muri iyi si, arashingira ubuzima bwe mu bitabo yasomye bidafite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana, kavuga ati umuntu ubundi ukuntu ateye nuko nguko, ariko mu busobanuro bw'umuntu buri mu ijambo ry'Imana, kuko Imana niyo yamuremye. Ugasanga bifite aho byangiza imibanire y'abantu n'abandi, bifite aho byangiza imibanire y'umwana n'umubyeyi, kuko yasomye ibitabo by'abahanga utazi cyari kibayoboye, yirengagiza ijambo ry'Imana. Cyane usanga abantu bikanga ngo nindi yoboye ngo na Amerika, isi muri Amerika, ngo ubona mu minsi imbere ndizaba ukomeye ngo urabona atari Rusiya, ngo Ubushinwa, ngo cyangwa Ubushinwa, Ubushinwa ngo nibwo buzasimbura Amerika. Umuntu nk'uwo rero ngo ni umujyanama wa perezida ngo mu gihugu runaka, ntacyo yamumarira. Nta makuru afite. Ngaho rero abashaka amakuru nimusange Bibiliya, ijambo ry'Imana rizabaha amakuru nyayo kandi y'impamo. Twabonye ko Alexandre Le Grand yamenye ko ijambo Daniel yamuvuzeho. N'abasanze baravuga ati ararokoka ntiyabakibishe. N'abasanze baramubwira ati wowe si Imana ko yaguhaye umugisha, yakugabije isi, yakugabije ibihugu, so ntago turabo kukurwanya rwose, turabizi ko ari wowe. Mbega kubana n'Imana kuntu ari byiza. Mureke dusoze rero. Mureke dusoze. Barabiryoshye bizaza n'ibindi. Bihora biryoshye. Ngiyo ndi kuvuga turi kuganira ku buhanuzi, ndunguka cyane. Nanjye ndi umuntu utarigeze wiga cyane ku bintu bijyanye n'ubuhanuzi, narabisomye
narabisomye ariko uri ku sinabisobanukiwe isoko nta kibazo ufite. ubu njye sinigeze mbisobanukirwa Amakuru. ariko narabisomaga. Nebukadinezari twaranabyigaga muri Ecole du Saba mu bana. Nebukadinezari yarose igishushanyo tukanabisubiramo bakatwereka umutwe, igihimba, amaguru, ariko ntusobanukirwe mu by'ukuri ngo ibyo bintu ni ibiki. Ahari wenda nuko twari tukiri batoya, ariko hari n'umuntu mukuru ushaka kubisoma akabyumva atyo. Ego barahaye. Okay, ijambo ry'Imana ntabwo ari ikinyamakuru kandi ntabwo ari isomo. Kuko uvuga ngo nsomye agasomo kamwe ukamanika ukarambika bere hano ugatangira gusobanura udakoresheje Bibiliya ntibishoboka. Niyo mpamvu abantu bayifata ntibayumve bagakomeza kuba mu mwijima imyaka myinshi. Imyaka myinshi, ariko Yesaya aravuga ngo umugaragu w'Uwiteka azasana imidugudu yari yarahindutse imyirare mu myaka myinshi. Yego, nta kindi, ijambo ry'Imana niryo rizadusana. ngaho nguko rero mureke dusoze ikiganiro cy'uyu munsi. twigiyemo byinshi, wowe udukurikiye ndabizi ko wize byinshi, nanjye nize byinshi. wowe utarakora subscribe ukitubona bwa mbere, ukora subscribe, ukore na like niba iki kiganiro cy'umunsi cyagushimishije, ariko kandi unasangize ubu butumwa inshuti zawe, abavandimwe bawe, bagenzi bawe wumva wifuza ko basobanukirwa n'ibi bintu. icyo nzi cyo nawe uraba ukoze umurimo utoroshye, inyenyeri yabo izakutakaho, harya bavuga gutakwaho ku ikamba ryawe mu ijuru. numvishe ko mu ijuru tuzaturushanwa amagarade bitewe n'imitima warokoye. Kurokoka ukabona ugeze mu ijuru ni igitangaza cya mbere. Ariko mu biganiro hazabaho ibyivugo da. Umuntu warokokeye ku musaraba agahita ajya mu ijuru se, n'uwihanishije abantu n'uwabazize urumva basa. Of course harimo ba generale. ngahe nguko rero nayikorera uwo mwanya, uzambikwe iranka mu ijuru. ugeze mu ijuru usangize inshuti zawe ubu butumwa. icyo nzi cyo nuko ibintu bizarushaho kugenda neza. mwakoze kubana natwe rero, turabakunda cyane. twe turi kumwe na mwarimu Ruti, sinzi niba hari icyo agiye kuvuga. Nta kindi, kuvuga ngo ubuntu n'amahoro bihorane nabo kandi bakomeze bakurikire bacukumura ibyanditswe byera. duhorane kuri Ibambe Info Network. Amen, amen. Imana ibarinde. Amen.